hano yavugaga ati umubanyi mubi, hano yavugaga u Rwanda cyangwa se umuturanyi mubi. Wumve neza, umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira, mugana aramaze kumugabisha, uzotuvyoga tuzomuvyonga. Aho muritegura ntimugire ubwoba, bajya turazinanye. Aho ndi mu Bugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya Cami batigeze batunesha. Ntabwo njyewe ndimo kubona ikibazo gituma Neva nimvuga Neva bumve Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ati njyewe rwose umunsi twatatse turiteguye. Ninde ugomba kwatakura mugabo? Niki apfa n'abanyarwanda? Avuga ko bafasha ngo Red Tabara yarabyumvise. Ariko iyo Red Tabara ariko uyu byose babonye bazajya bagitura u Rwanda ngaho ngaye mu 23 ngaye Red Tabara. Ngo imiratozo urubyiruko ngo rw'abarundi ngo b'impunzi ngo bazatera ngo Burundi, niko Neva yavuze. Ibi bintu byose bamarimo gupfa. Niba manuye ingabo 12,000 akabitereka hariya. 12,000 ingabo nyinshi cyane. Yego. Siko imeze? Yazijyanye muri Burundi muri Kongo. Muri Kongo. Zikaba zirimo kurwana M23. Yego. Sibyo? Ntabwo ngiye nibaza ukuntu M23 kurwana n'u Burundi. Ikarwana na Kongo, ikarwana na FARDC, ikarwana ingabo za Afrika y'Epfo, none umunsi n'ingabo za Angola zikaba zamanutse. Yego. Urimo urabyumva neza? Ibi bintu nubireba neza, uraza gusanga intambara ije gufata indi ntera, igiye kuba nka elastique. Sibyo? Gisekedi akabaye ari gutekereza neza, yakaba yavuga ati ku wundi abantu icyo barwanira reka nyibaye amahoro aboneke. Gushaka amahoro si ijambo rimwe ariko ubundi buriya ni ijambo rivuga ngo His Excellency yavuye ejo bundi asohotse mu nama yahuje SADC na EAC ati ntabwo tuzaceceka umutekano w'u Rwanda tubona kugerana tubona ko abantu bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Yego. Sibyo? Tiyagasho mwabibonye ingabo z'u Rwanda za Kongo ziri kurasa ku Rwanda. N'uyu munsi wa none mwabibonye ko zongeye zikarasa. Hano kwijwi Nyamasheke. Mwonye ko ingabo z'u Rwanda za Kongo zarashe ingabo z'u Rwanda zirwanira mu mazi bakona kwita marine. Jo wabibonye. Sibyo? Ntabwo ndumva u Rwanda rwarashe. Buri munsi ni ukubera iki Kongo ishaka kurasa. Iyi M23 ako M23 n'abana b'imyaka 20. Sinabonye abagabo bamajijisha. Ako bakuze. Imyaka 50-60. Barimo bose baravanze. None se ibyo barwana ntabwo babizi. Amahanga ntabibona. Uyu munsi none duhamagaye ubirigi bukaza. Yego. Bukavuga ati u Rwanda rwose rwagarukira gahanga n'abatoje nta numwe wasibije sigara inyuma. Bavuga icyo kintu bakivuga. Kandi bacino mipaka. Ari bo bakolonije. Niyo abanyarwanda bari i Kongo baharira uburenganzira bwabo. Gisekedi nawo uburenganzira bwabo. Sibyo? Nayo ibijya Mr Neva nabona nta shingiro bifite. Sibyo? Yego. Niyitegura intambara ariko nabandi mbibutse yuko nayishoza. Ntabwo bafite imikanana y'ibitoki. Yego. Amahoro y'Imana nshuti zacu mwebwe muri mu mpande nke z'isi zitandukanye, tunejejwe no kubana namwe. Nanone rero turagarutse, murabibona kuri kamera, turi kumwe na Prophet Isaac. Mu mundi rero tutaramwakira, mutarakanda subscribe, reba hasi, urebe nimba urakaze subscribe, Imana ngo mugisha ariko nimutarayikanda kanda. Winjira mu muryango mugari wa Abasenga TV. Mu mundi rero tumwakire, turakwakiriye. Karibu. Murakoze cyane. Abasenga ni basenge. Abasenga ni basenge? Nasisiko se abasenganye. Okay. Nangize ngo byakomeye. Ariko nundi byanakomeye. Byakomeye. Okay. Okay. Reka dute tunatangira kwanza. Twanzike? Yego. Okay. Aha. Nkunda tuganiriye kuri bino bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa se muri kano karere muri rusange. Ndahari. Yego. Wabonye Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi General mwita Mr Neva. Mr Neva. Amagambo wayumvishe gute ko nubusha yarakakaye? Aye magambo ya nyiri cyubahiro nkuko bakunze kubivuga arakomeye. Ariko uyu mugabo wibukije abaturage biwe yuko batagomba kugira ubwoba. Yego. Biriya bintu
iyo mbirebye neza sibyo nkabireba neza nkabyitegereza nabonaga arimo kubaburira abazi ubwenge bumvisha icyo babwiye barakuramo akabo karenge ngo bakuremo akabo karenge none kandi nabonye abasesenguzi bamwe bavuga ati kuntu bivuze avuga ati turaziranye numva ahubwo bivuze yanaseka cyane babwira ati naramugabishije n'iki ubwo nahise ngira ngo wenda ahubwo kwari ukubahumuriza ariko ubundi manze nkubaze sibyo nyiricyuba baba ngo yiteguye kurasa u Rwanda sibyo uru Rwanda agiye kurasa bo bafite imikanana y'ibitoki yavuze ko niba mutayera bazivuna umwanzi ariko u Rwanda rufite gahunda yo gutera Burundi si kubibona ariko yavuze ko ngo afite amakuru ubwo wenda nimba arayiperereza simbizi nanditse amakuru Mr Neva tuzi ko ari mu ntambara muri Kongo na M23 yego sibyo u Rwanda raruzanamo gute ariko none u Rwanda rushinjwa gufasha M23 ariko M23 twamajije kubona icyo ishaka tuza kubona uburenganzira bwayo sibyo ni ikigomba guharanira uyu munsi wa none mu Rwanda hari impunzi z'abanyekongo nyinshi cyane nawe urabizi neza reka kwigiza nkana yego ndabizi none mvuye mu gihe icyo ishaka iri kugiharanira u Rwanda rero mu kwifasha rugaragara ucumbikira n'impunzi kandi zavuye Kongo bitewe n'imidugara iriyo barahungiye barabacumbikira ariko ngo barashinjwa reka nkubwire sibyo twabonye ingabo z'i Burundi zimanuka ejo bundi yamanuye 12 izo zamanutse ku mugaragaro izuba riva so bibonye ku mugaragaro izuba riva none si ingabo zagiye kwifatanya na FRDC cyane zikajya kurwana M23 hari ubwo yigeze abona ingabo z'u Rwanda arizo zamanutse zijya kumutera ariko biravugwa n'isi yo abantu benshi rwose n'ibihugu byinshi biravugwa none ubwo u Rwanda rwagiye Burundi kumara iki muziye nyungu dusobanura abadukurikiranye oya wenda bantu nyumve neza please sobanurira dusobanura abadukurikiranye u Rwanda rwajya gutera Burundi cyangwa rwajya kurwana i Burundi rushingiye kuki nibo barimo bararwana muri Kongo nukuvuga ngo biravuga yuko M23 ari abanyarwanda yego barimo bararwana n'abarundi barwanira muri Kongo none se mugabo kankubaze sibyo uyu munsi ugiye Burundi ntiwaganira n'umurundi nta kibazo hagati byagusaba guhindura ururimi oya none ni kuki mumva ko abantu mugomba guhuza ururimi kandi mukumva yuko mugomba kwitandukanya ngurira n'umurundi rero n'umunyarwanda rero n'umukongomani kandi mwese muhuje ururimi mwese muri nabirabura noneho desha byo mu bisoroma he ku kiye giti ariko nyine turi ibihugu bibiri bitandukanye kandi bifitanye amakimbirane nanone ako kantu tukibagirwe ariko aya makimbirane sinyabona n'amakimbirane ashobora kubaho ngateza intambara ariko intambara yaratangiye urabizi neza ko intambara yaratangiye ni ukuvuga ngo M23 irimo irarwanira muri Kongo kandi abarundi bagiye kuyitambika barimo bararwana wowe cyane rwose urumva rero abantu barwanira mu kindi ubwo barwanira mu kindi gihugu none se ufite amakuru ko M23 iri bukubite imaze gukubita goma turabizi ko yafashwe kandi abarundi bari bayirinze ngo baratsindirwa ibyo twarabibonye ariko se ubonye ne batsinzwe ingabo za Afrika zaratsinzwe twemeze ingabo z'amahanga ziratsindwa turi kugendana ndetse n'ingabo z'igihugu ziratsindwa ibintu byabaye ku mugaragaro itangazamakuru bitangaza urabibona turi kugendana none nyumve neza ndakumva aya makuru uvuga ngo u Rwanda rufashe M23 M23 kabimo kurwana na Kongo hagiye M23 iravi Kongo ije gukubita i Burundi ije gushaka yiki ariko nanone ubwo twakeka bari twiregagije ibirego numvishe n'abarundi barega u Rwanda yuko ngo rufasha umutwe witwa Red Tabara urumva kandi Red Tabara n'umutwe w'abarundi barwanya ubutegetsi bwa Neva urumva nanone harimo amahurizo menshi ubwo u Rwanda ruregwa M23 rwagiye kuregwa na nuza na Red Tabara se ruko rugiye kwifasha nabirurega wenda rwo rurabihakana rwakomeje runabihakana uriya rero ariko nyine barabishinja nubwo ndi umwana sibyo nubwo ndi umwana ariko abatubanjirije kuri ubutaka bw'u Rwanda bana burwaniye hari ikintu kizabe barakoze sibyo uru Rwanda rwari runini cyane sikwemeze aba bami bari baragiye rwose
hirya no hino bararuzana bararwagura yego nawe ibyo urabizi amateka urabizi yego ariko umukoro n'umubiri aje hariya sibyo atura u Rwanda mureke turugire nk'akadomo ibi byatewe n'umukoroni sibyo ntabwo ngiye mbona intambara y'abanyarwanda n'abanyekongo ubwo tugiye kuvanga intambara y'abanyekongo intambara z'imipaka n'imbibi zafata Afurika yose zigafata n'Uburayi umuntu wese ashatse kuvuga ati ahantu hacu batwaye bahagarura u Rwanda ntabwo rufata Kampala rufata mu Bugande cyane hano Tanzania n'urufatayo hose zari i Burundi n'urufatayo Tanzania nasuko tugiye kurwana niba kugeze kujya tugarura ubutaka bwose abavuga ikinyarwanda bose bagaruka mu Rwanda aho rero niho abantu batangira bibaza ati kuki u Rwanda rurimo rurafasha M23 ni ukubera iki ahubwo dore impamvu bitwaje yuko bavuga ikinyarwanda bitwaza ko u Rwanda rushobora kuba ruri kuyifasha siko bimeze none so abakongomani bari kuvuga igifaransa bakoreshejwe n'Ubufaransa nawe uyu munsi none bazajya bati igihugu cyacu cyakoraga mu Bufaransa ko nanone u Rwanda nese profe u Rwanda ko rutigeze rwamagana M23 ngo rwitandukanye nayo ariko reka nkubaze wajya kwitandukanya n'umuntu mudafite icyo mupfa ariko none bagushinja yuko umushyigikira wavuga uti ngere kare n'ikimenyimenyi do ariko n'amahanga arabibona yuko sibyo M23 u Rwanda ruteshyigikiye impamvu ahubwo bashingira kuri abo baturage Tshisekedi yanze guha agaciro ngo abahe n'ubusabe bwabo kuko umuturage muri Kongo ntago ari kwisonga ikibazo bitanibaza ubundi agaciro yari kubaha nakahe yagombaga kubaha agaciro icyo baharanira akagira gute akakibaha niba bavuga ikinyarwanda akabarekera mu ubwo butaka bwari barimo ntacyo bwari butwaye sibyo kuko mwikatwa ry'imipaka basigaye i Kongo ariko none profe none ntabwo yabirukanye atabirukana impunzi z'abanyekongo zivuga ikinyarwanda ziri mu Rwanda ntabwo uzibona zahunze n'ubundi iriya intambara impunzi zo zarabonetse none uyu munsi basigayeyo nanone uyu munsi wa none amasezerano yagiye abaho sibyo kugarura kabira kubwa iyo ntambara zitangira kubwa nkunda kubwande hose aho hose ntabwo bashakaga yuko abanyekongo bavuga ikinyarwanda babona uburenganzira bwabo yego siko bimeze yego ibyo bintu byose na perezida bagiye bavaho bakagenda babishyira ku mwanya kugera amasezerano y'u Rwanda bayasinya akanga kubahirizwa cyo kugendana neza yego tujyana rwose ndahari unyumve neza ukongera ukagaruka kandi nanone aya masezerano agateshwa agaciro kugera ku uyu munsi wa none Tshisekedi akaba atabasha kumva igitangaje kirimo n'amasezerano y'u Rwanda basinyaga turabona i Rwanda simurangora turabona ko ingabo za Angola nazo zigiye kumanuka noneho zigafatanya n'ingabo za Kongo turi kugendana hariya basinyanyaga amahoro yo kugira ngo M23 yiyunge na Kongo bose b'abaturage ba Kongo bagendere hamwe bikaba uyu munsi wa none bibibaze kwanga n'ibihugu bya birimo kubyunga babikira inkeri kandi ari urukonda sibyo ariko profe nanone M23 nayo yarenze ku masezerano irakomeza ifata ibindi bice niyo umubishe ko banavuze ati barenze ku masezerano hajya M23 hajya Tshisekedi yo ayo basezeranye yubahirije nuko M23 ubu ngubu yaguye ibice hano yafataga yego nicyo kibazo rero ubu keka byasaba gusubira inyuma ikasubirana kugira Rwanda ubwo se byakunda di bagira Rwanda bavuze ngo yafashe nahawe bagomba kuhatura nta kajagari Kongo ikabayobora bakagenda ku mategeko n'amabwiriza ya Kongo ariko bavuga atera twafashwe abanyekongo bavuga ikinyarwanda bagomba kuhatura bizwi neza umutekano wabo ukaba ari furu none okay yego none iki nese profe yes ko nabonye Kongo ifitemo n'abayobozi bavuga ikinyarwanda bano bande bose bamaso jena n'umuntu ubwo yigeze mbona utavuga ikinyarwanda none se abo bandi bagira ikibazo gute kandi hari n'abandi bivuga ikinyarwanda batuje erega kankubwira cyangwa barashaka kuba ministeri bashaka ubuyobozi uriya rero ndani nishukuze ndani nishukuze buri cyo bashaka nicyo bazabona
siko bimeze Yego. intare niyishe ukuze icyo bashaka nicyo bazabona naho Neva afite ubwoba afite ubwoba yuko yanze kubana neza n'abagomba kubana nabo akavuga ati aba bantu babonye ko nagiye gufasha bariya reka nanjye manuke njye kwirwanaho sibyo ariko nahumure nta gitekerezo gihe ntawe uzamutera ntabwo u Rwanda rufite gutera Neva baraba mushaka iki profe bari abantu kuba bafite inzego z'ubutasi buriya ntiyaba wenda yagendeye ku makuru y'ubutasi ariko reka mubwire ubutasi bwari bukomeye cyane si ubwa Amerika na Israel Israel babuze kuyibomora barayirashe barayikubise pe bayikubise barayibabaje none se Neva nibura abasha kwigeranya ubutasi bwe bwabasha kwigeranya n'ubutasi bwa Amerika cyangwa bwa Israel sinzi aravuga ati ku makuru mfite nzi neza ko twe tuzahita dukurikira mu kudutera haka makuru afite buriya shobo rero ashobora kuba yahanura n'umuhanuzi w'ibinyoma dore ko ari n'umurokore washobora kuba umuhanuzi w'ibinyoma bwa ati rwose baragutumuye hunga akihagarara ntagakwiye ntabwo arabwiye kujya kubwira abaturage ngo murabona ngo twe turiteguye no siteguye intambara kwe kurwamo agiye kurwanamo nande ahubwo nabwira abaturage biko intambara n'abasirikare kujya muri Kongo agiye kubakurayo nibura bakomeze bacunge umutekano w'abaturage bafashe no gukora imiganda sibyo yego ko turabona ingabo z'u Rwanda uyu munsi wa none zaha umudari w'ishimwe ziri muri Sudani ku cyiciro cya Loni ziri mu butumwa bw'amahoro ntabwo inyumbwira rero ingabo nk'izi ngizi ndashyikirwa zirimo guhabwa imidari y'ishimwe nda Loni izagaye kuvuga ngo kandi ngo za ngabo zaki nka RDF wari guteza umutekano muke sibyo ikindi kintu mutari muzi neza mugiye gucukumbura amakuru y'ubwino nuko uyu munsi wa none perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ashobora kuba arimo gukorana n'imitwe y'iterabwoba twiterabwoba terabwoba reka da arimo aradiringa n'imitwe y'iterabwoba ngo bigende bite bakora ibiki baraseye mu Petro baraseye mu Ventura kandi nanone ngo bafatikanye barushaho kugira nabi ngo ingabo z'u Rwanda ntabwo byamuhira ariya nabyo kubera cyo ushingiye kutuvuga ko bitamuhira wenda tunagana no kumusozo si we yagaragaye cisha isuka ngo yansubiza abanyarwanda bacu umugani ngo ibuye ryagaragaye n'ari kisha isuka ntabwo bishoboka rero hera Ramaphosa ubona ko ibyamubayeho ibyananiwe kubyakira inteko imubajije abura uko abigenza avuga ko zigomba gutaha none uyu munsi barimo bati ahubwo ngomba kongeramo izindi rero ubu bucukumbuzi buhari ni uko burimo kugaragaza yuko ashobora kuba yashaka kwitwaza imitwe y'iterabwoba akaba ariyo amanura yaciye i Kongo ko byaba bikomeye kumva rero ibyo bintu byose biraza kuba agatogo sibyo ariko byanga bikunda yego uguhiga ubutwari muragira gute muratabarana abanyarwanda bayisobanuye neza uguhiga ubutwari muratabarana Neva nashaka intambara ubwo n'abandi ntabwo ari ibimuga ariko Neva yavuze ko atazataka ahubwo yavuze ko zivuna umwanzi uzamutera ariko zivuna umwanzi shareka nkubwire ubwenge bwari bwiza bwamenywe na bose His Excellency yasohotse mu kiganiro ejo bundi bagiranye mu nama ya Sena Sedek ijambo yatangaje ntabwo waryumvise ntago azaceceka kandi abona umutekano w'abaturage ugeze gute ugeraniwe siko yavuze wese kandi ageraniwe nande mu gihe abona yuko hari abantu bashaka guteza umutekano muke reba ni mu gihe byabaye nagize ngo dufite umwanzi ukomeye uri ku marembo nta mwanzi uhari abanyarwanda ntibahumure abanyarwanda ntibahumure nta mwanzi uhari none se none tugana ku musozo yes ko numva nk'uzi avuga ati uzantera nzivuna none nkaba numva na His Excellency navuga ati umutekano w'u Rwanda ntago tuzareka ntituzaceceka ntabwo tuzaceceka urumva atari umwuka w'abandi w'intambara twavugaga n'undi hagati y'ibyo bihugu byombi erega mu gihe banze kubana bakanga kugenderanira bakanze guhahirana Neva rifasha afunga imipaka ntabwo ari u Rwanda rwafunze umupaka ariko profe hari ibyo bavugaga basabaga ibijyanye n'iki
baravuga ati hari abantu bakoze kudeta 2015 bahirika umukuru w'igihugu kandi ngo bahungiye mu Rwanda. Yego. Bagasaba leta y'u Rwanda ati rero abo bantu mu baduhera. Yasubije ngo iki leta y'u Rwanda? Ntabwo mbyibuka neza ariko ndibuka ko muri nyine mu bintu bituma batanumvikana neza. Icumbikiye ngo abantu bahiritse ubutegetsi bashatse guhirika ubutegetsi mu Burundi. Ariko abantu bavuga yuko hagomba kugenda amasezerano akubahirizwa ibihugu bigahana abo bantu. Yego. Bari abanga kubyubahiriza. Siko bimeze? Ayo masezerano banga kujya gute banga kuyemera. Kandi uyu munsi none mu gihugu cy'u Rwanda kibaye kibafite. Niba nibuka neza uko rwasobanuye. Bakambuka bakagira ikibazo hariya. Byagaragara ko u Rwanda rwabatanze. Ko nimba barakoze ibyaha nyine bagomba kugenda intahe. Ibyo byaha ntabwo tubibona kuko ntibyanagaragajwe. Kandi uyu munsi wa none hari impunzi nyinshi z'abarundi ziri mu Rwanda nazo. Izo mpunzi zose zagiye zikoze ibyaha. Oya ni bakeya ngo bashinjwa nyine guhirika ngo gushaka guhirika ubutegetsi ariko nako barundi babyita ngo gutembagaza. Bashatse gutembagaza ubutegetsi. Biranga. Ivyo bintu byose rero kankubwira. Yego. Nta kuri kubirimo. Ya none se ubu ngubu wenda ntabwo okay. Reka dutse nk'abareba mu minsi iri imbere. Urabona mu minsi iri imbere bizagenda bite? Oya jewe uko mbibona iminsi iri imbere twitegura ikintu bita agashyururu. Agashyururu no kuvuga akubundura umunyarwanda. Bari indimi ziragera zikivanga n'ikinyarwanda rimwe na rimwe kikagorana. Wowe umuyagurazi ariko hari akantu kaza kakikaraga kwa kundi niko bita agashatu kikaraga kegeranye kazamura ivumbi. Yego. Niba uyu munsi wone turi kubona ingabo zirushaho kumanuka, Angola ikamanura ingabo, Angola ikamanura ingabo, Afrika y'Epfo ikamanura ingabo, siko bimeze, Uburundi bukamanura, FRDC aho ngaho, turi kugendana neza, Umutanzania ari aho ngaho. Ugiye kumbwira ngo akarere ka Afrika y'Uburasirazuba sibyo muri aka karere nta gashyuru urimo kubonamo. East Africa yakagombye kurimo guhahirana, igendaranira, ishingirana, isurana buri weekend. Uyu munsi wone ikaba yigusuranisha intambara. Wabonye ejo bundi Museveni amanuringa bakazishyira ku mupaka. Turi kugendana? Yego. Buri yashakaga iki? Bana arimo kwirinda. Warashaka kwivuna uhe mwanzi? Okay, yego. Wenda ibutsa abantu wenda umupaka yawe yashyizeho n'uke gihugu gihana imbibi n'Ubugande. Ni Kongo. Nawe se yegera umupaka ashyiraho ingabo, ashyiraho ubwirinzi. Turi kugendana? Uyu munsi wa none byari bikwiye yuko Afrika y'Uburasirazuba ibisibaniyo y'intambara bene aka kageni. Ese kubana niwe kubana. Ariko igituma batari kubana ni ikihe? Kongo yaratewe. Nicyo kibazo cyonyine. Yatewe bayizize iki? Okay. Yatewe nande? Iyo ivuga ko ari u Rwanda. Oya. Cyo nukubeshya. None kitavuze umushinwa uri hariya ari amasezerano yo gucukura amabuye ari hariya. Ubwo yiteye. Bose rero ngo bagiye gushaka amabuye. Okay, yeah. Profe. Karame. Tunagarara n'umusozi. Bari ndi message watambutsa, wayatambutsa. Reka mubwire hano nabasenga. Barushaho gusenga. Ntabwo amahoro azahora ku isi kiretse Yesu agarutse agaca intambara zose zikarangira. Siko bimeze? Naho ubundi igihe cyose tukihumeka intambara zizabaho, ariko nibura iyi miryango mpuzamahanga niyo yagize uruhare rwo guteza amakimbirane, izana imipaka yereka buri wese agagumana aho yari yafashe. Ntiyaze kugira abantu basigara inyuma bitewe n'urimi bavugaga. Ntabwo umunsi byakabaye bikugenda uko nguko. Siko bimeze? Kandi Sekedi nawe aretse akavuga ati abantu bavuga ikinyarwanda rwose nimwigenge mwisanzure. Ntabwo bamwima imisoro. Yabayobora neza. Siko bimeze? Rero nta bigoye birimo byatuma barushaho kujya mu ntambara. Ntambara irasenya ntabwo yubaka. Wabonye muri Gaza? Si hari amataje? Habaye amatongo. None uyu munsi wa none ni iki? Ni amahema ariho. None Trump ngo arashaka kubaka ibintu by'iti kiderezo. Mwuka byaramo. Reka dushimira abaye badukurikiranye. Yego. Umunsi mwiza.
yego kandi ibihe byiza aho muri hose turabakunda mukuru show kanda subscribe ya asante sana abakurikiranye Mutwara Sibo na Chorale TV ya bakare subscribe nabo turabasuhuje